hari na pasika twibutsa noheli ni ivuka rya Yesu, ariko hari n'ibyo kuri noheli tuba twibuka itangira ry'umugambi w'Imana wo gucungura isi. Kuko burya gahunda y'Imana yo gucungura isi tuzi yuko kuva mu gihe cya Edeni umuntu yatandukana n'Imana, yatwara n'Imana kubera ko umuntu yakoze icyaha agasuzugura Imana agashaka kwigenga, umuntu agatandukana n'Imana kubera urukundo rwabo nyine n'umubyeyi uzuba ababyeyi. Ntabwo yabigeze gutyo gusa, ntabwo yamuretse ngo mujugunye mureke, ahubwo nyuma yapanze umugambi wo kumujya kumwiyegereza, wo kumujya kumwigarurira, umugambi wo gucungura isi. Rero rujya kuri noheli tuba twibuka itangira ry'umugambi w'Imana wo gucungura isi. Iyo tuvuga isi bivuga ni abantu, ariko ni isi muri rusange n'ibyaremwe byose. Iyo ni noheli. Noneho pasika tuzi neza ko ntabwo utabizi ko ivuga izuka rya Yesu, akaba ari igihe cy'intsinzi ya Yesu, atsinze icyaha, atsinze n'urupfu. Amen. Yesu yatsinze icyaha, yatsinze n'urupfu. Iyo rero ni iminsi mikuru ikomeye mu itorero kandi abantu baha agaciro. Ko abakristo bakunda kwiha agaciro iyo minsi mikuru ikomeye y'itorero, ni uko uzabemo kuri noheli. Yewe nadutegereje nyuma maze kuba mu maparuwasi atatu. Iya mbere nabayemo n'iyamuze ariyo narakurikiyeho, natangiye gukora umurimo w'Imana. Iya kabiri muri katedrali hariya mu mujyi kuri Diyoseze, ahandi hari muri kanisa ariko nayo ishamikiye kuri katedrali. N'aha rero nagiye mbona ko kuri noheli abantu baritabira cyane gusenga ku buryo budasanzwe, no kuri pasi sinaba tutayibonye nawe. Kuri noheli usanga urusengero uzakubise rwuzuye, mbese uzajya ngaha batoreza amateraniro abiri, iteraniro rya mbere ubona hari benshi baba bakuye hanze babuze umwanya mu rusengero, nyamujya n'uyibona. No kuri pasika n'ubwo wajya amateraniro hari n'abagiye n'atatu yewe, bitewe n'uko itorero riba rinda. Abantu bitabira mu buryo budasanzwe, ari babandi n'ubundi bakunda gusenga. Tuzi ko mu bakristo byari abakunda gusenga baboneka mu cyumweru cyangwa se no mu materaniro yo ku mugezi, habamo n'abanyamasengesho baba no ku rusengero kenshi. Ari aho ngaho bakunda gusenga, bakunda kwitabira amateraniro, ari na babandi basenga rimwe na rimwe, kuko kuri iya minsi ubona abakristo basenga kuri noheli kuri pasika. Bose niba mbeshye turatubeshye, abakristo babaho kuko ari muzenga unarabonaga basenga kuri noheli, basanga niba mbere usanga urusengero rukuze. Kuri pasi basanga umuntu utaba uheruka kuri noheli aje gusanga kuri pasi. Akenshi bene nabo basenga kabiri mu mwaka babaho. Ubwo rero kuri noheli no kuri pasika baba baje barikagena. Bakora iyo bwabaga kera bane batera akambaro, ubu ngubu uko abantu bateye imbere ku musozi umwana bazatira akambaro rwose kuri noheli yo kuzajya mu rusengero. Ubu ngubu abantu basirimutse nta bantu bafite akambaro, ariko kera byaraga muri za 8 imbere yabo. Waba no kurya umuceri n'inyama, ariko bino umuceri nawo wose waraboneka, ntabwo ikiri iboneka rimwe nka kera. Byagara kera kuko tugiye tuwinga n'ubu turawirinda, ntabwo ikiri ikibazo nka kera. Uzi by'umuceri gusa yuko
kera usanga umwana warwaye kuko umuntu warwaye bamwitaho bakamugurira utuntu tudasanzwe kugira ngo agerageze kurya. Warwaye umwana warwaye ugasanga niwe bamuhaye, noneho abatarwatse ayibama kurwara kugira ngo ajye kurya ugasanga ibindi bise byinshi. Noheli rero na Pasika ni iminsi mikuru y'itorero abakristo bakunda guha agaciro, kuko ifite igisobanuro gikomeye mu kwizera kw'abakristo no kuba abanyetorero kwabo. Iyo ni iminsi mikuru y'itorero ibiri abantu bakunda guha agaciro. Nyamara hari undi munsi mukuru wa gatatu ukomeye cyane mu itorero, ariwo twizihiza uyu munsi. Haleluya, amen. Imana itubane. Uyu munsi twizihiza uyu munsi nawo ntabwo woroshye. Pentekote ntawe uyobewe ko ku munsi wa Pentekote abantu bari umwuka wera ukorera mu itorero. Nahoze ntekereza nkagereranya umwuka wera nawujyana n'ikinyabiziga cya moteri. Ikinyabiziga cya moteri tumenyereye nka moto, moteri, imodoka ifite moteri. Najyanije Pentekote na moteri. Noneho Pasika na Noheli bijyanye n'ikinyabiziga kiri hariya, ikinyabiziga kiri hariya nta moteri irimo. Urabona moto uvanyemo moteri urabona uko bimeze, cyangwa se moteri yapfuye. Buriya uzarebe umuntu ushorera moto kubera ko yagize ikibazo nyine moteri itaha, abantu bose baramwitegereza. Iyo nagize ikibazo ngashorera nta muntu utamwitegereza, baza mbese watorokesheje, ese esanse yashizemo, abantu babyibazaho kuko ntacyo moto ishobora gukora, ntacyo moto ishobora gukora moteri idakora cyangwa itarimo. Ubwo rero nabaza nengeranya na Noheli na Pasika nk'ikinyabiziga, noneho ariko nyine nongeranya Pentekote na moteri. Urumva ko ikinyabiziga moteri mu kinyabiziga ifite agaciro gakomeye cyane, ariko se moteri yonyine yo hari icyo yakora? Ufashe moteri ukayitereka hariya ntacyo yakora, ikinyabiziga kirara. Niyo kumva ko ndashaka gushimangira ko umunsi mukuru wa Pentekote aho ni umunsi mukuru ukomeye mu mateka y'itorero, mu bwishyu bwacu, mu kwizera kwacu, ariko no kuba n'itorero kwacu, tubarizwa mu matorero atandukanye, tugiye nsengera ni umukristo, ni umunyetorero usengera nawe. Pentekote rero ni umunsi ukomeye. Uwo munsi rero wa gatatu mu isi mikuru ikomeye y'itorero niwo shingiro ry'ubukristo bwacu, ishingiro ry'uko abanyetorero twari n'imivuga. Nubwo hari n'abakristo benshi batabizi, hari abakristo burya batizihiza Pentekote bakabaha agaciro, hari n'abatawuzi, abawuzi gakeya, hari n'abatawuzi nyambaho. Ntabwo burya abakristo bose babaha agaciro Pentekote, ariko usanga benshi Noheli na Pasika babizi cyane kandi babiha agaciro. Icyumweru cya Pentekote aricyo twizihiza uyu munsi, cyangwa se umunsi mukuru wa Pentekote. Uwo munsi wa gatatu ukomeye kuri kalendari y'abakristo. Rero dushobora gukoresha neza abakristo yaba kuri telefone n'izipapuro no kuba muri iyi minsi dukoresha izo kuri telefone. Iyo minsi mikuru ibiriho Noheli, Pasika usanga ihari, na Pentekote nayo ibiriho. Pentekote rero ishingiye mu byanditswe byera, ishingiye ku rwandiko, ishingiye ku gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri. Aha ni baragusohoye ibyakozwe n'igice cya kabiri
aho niho Pentekote ishingiye. Hariya tubona inkuru y'ukuntu Umwuka Wera yamanutse akamanukira intumwa. Pentekote ikaba ari umunsi wizihiza igihe Umwuka Wera yamanukiraga intumwa ziteraniye mu cyumba i Yerusalemu. Intumwa zari ziteraniye aho ngaho zikumesere batetse mugume mu murwa, mugume ho musenga bafite ubwoba. Umwuka Wera yamanukiye kuri uwo munsi wa Pentekote nk'uko Yesu yabasezeraniye. Muzi ko abo bagabo bari bangahe? Intumwa zari cumi n'imwe. Mbese muzi ko Yuda yaravuyemo? Yuda yaravuyemo zari cumi n'imwe. Zari cumi n'imwe zitari Yerusalemu zisenga, ziri ku isezerano rya Yesu ariko zidafite ubwoba, zitegereje ikigiye kubaho ko Yesu yari yarabivuze. Abo bagabo rero muzi ko mbere bihishaga abantu. Yesu akibamba intumwa zari zifite ubwoba bwinshi, zihisha abantu bavuga bati ibibaye ku mwami wacu, ibibaye kuri bosi wacu, twe dutangire. Bari bafite ubwoba bwinshi. Kuri Pentekote rero abo bagabo bari baragiye ubwoba, bari bamaze iminsi mu bwoba. Mu kanya gato no mu buryo butangaje bahise bahinduka, barakomera, buzwa imbaraga zo gutinyuka no gukora no kujya gukomeza umurimo Yesu yari yaratangiye mu mujyi wa Yerusalemu, umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, umurimo w'ivugabutumwa. Bahita bashyiramo buzwa imbaraga bajya gutangira uwo murimo. Mbese bawutangirira muri Yerusalemu, ari naho Yesu yari yariciwe, aho Yesu yari yarabambwe. Rero hari bibeshye yuko kwizihiza Pentekote bifite ubusobanuro gusa ku bakristo bitwa Abapentekote cyangwa se abakristo bita Abapentekote. Ukuri ni uko amateka y'itangiriro ry'itorero rya Kristo yatangiye igihe Umwuka Wera yamanukiraga intumwa i Yerusalemu. Iyo itangira ry'itorero rya Kristo, itorero rya Kristo tuzi yuko riri mu bice bitandukanye. Ntabwo itorero rya Kristo ari ryitwa Pentekote kuko buriya ari mu Rwanda ryitwa ADEPR, ariko mu bihugu bitandukanye hari amatorero yitwa amatorero y'Abapentekote. Ubwo rero benshi muri abo bakristo batubwira yuko itorero rya Kristo ryatangiye kuri Pentekote ari ryo ryabo byonyine. Oya, itorero rya Kristo ririmo ibice bitandukanye, harimo na Pentekote. Iki bisobanura neza nuko ubundi amatorero yitwa amatorero ya Pentekote yatangiye mu gihumbi magana cyenda nibwo amatorero ya Pentekote yatangiye. Ubu ko nyuma yagiye aza mu bice bitandukanye muri Pentekote bakongeraho runaka, kuko amatorero ya Pentekote ni menshi, nayo usanga ari menshi. Harimo na ADEPR, mu Rwanda twita ADEPR. Ugiye Uganda bakubwita ukunda ari kubarimo Pentekote, wajya mu bindi ukumva harimo Pentekote, genda bakongeraho n'ikirego, yose akaba ari n'ahuriye kuba igita rusange cy'uko ari amatorero ya Pentekote yita amatorero y'umwuka. Urumva itorero rya Kristo ryatangiye kuri Pentekote wa Pentekote, wa munsi Umwuka Wera yamanukiraga. Uyu munsi turiho uyu mwaka 2024 hashize imyaka irenga 2000 Pentekote ibaye, umunsi wa Pentekote ubaye noneho ya matorero ya Pentekote akaba yaratangiye mu myaka irenga hagati y'igihumbi na magana cyenda na bivuga ngo itorero rya Kristo ni rikuru. Itorero rya Kristo muri rusange ni rikuru kurenza amatorero ya Pentekote yatangiye mu gihumbi magana cyenda na bivuga ngo itorero
byagutse byagutse bya Kristo birusha imyaka 1900 itorero rya Pentekote ry'iryo zina rimeze byatangiye byatangiye muri Amerika muri leta yitwa California mu mujyi witwa Los Angeles mujyi witwa California wari itorero rya Pentekote byatangiye muri 1900 bivuga rero ngo itorero ryavuze kuri Pentekote n'itorero rya Kristo ibice bitandukanye. Icyumweru cya Pentekote kiruta imyaka 1900 abakristo biyita abapentekote. Rero Pentekote ntabwo ari umwihariko w'abapentekote kuko batisimu atari umwihariko w'ababatista. Burya itorero ry'ababatista bivuga itorero ry'abantu babatista. Ese abatiza oye nawe ubwira n'abatisa n'ababwira ngo batiza ni uwacu ko twitwa abatiza batiza n'itorero ryose rya Kristo kimwe n'uko mbese abayobozi bari mu kayira babuze kuko ari abapentekote bonyine. Oya Pentekote n'abatisimu ni impano Imana yahaye itorero ryayo muri rusange cyangwa se umubiri wa Kristo muri rusange. Amena. Pentekote ubundi igitangira mu idini y'Abayuda. Pentekote yatangira no mu minsi mikuru ikomeye y'idini y'Abayuda igisanzwe tubizi babivugaho. Pentekote ikabivuga ikintu cya 50 cyangwa umunsi wa 50. Babonye ko Pentekote ugafite avuga umwuka wera nuko umwuka wera amaze kuwo munsi wa 50 ariko ntabwo Pentekote ivuga umwuka wera. Amena. Buri kumwe ariko abinyuma buri amurumva neza abinyuma murumva neza kuko nabona bavuye ari ukuntu bazihinduye baratumva neza abinyuma ntabwo murumva neza